ndabizi ko ejo uzabyuka kandi ukabyuka uri muzima. Uzabyuka wibuka ibihe byose ndetse n'ibintu byose. Uzaba ufite amakuru yuzuye. Muraho neza, nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Sylvie rero yari yataye umutwe, yagize ubwoba kubera kureba nabi kwe, yari yabonye Iribagiza yapfuye. Ariko aka kanya Kanyana ndetse na mama Kanyana na mama Cyusa bagiye kureba nk'abagiye gutabara, basanga Iribagiza ntabwo arapfa, Iribagiza aracyahumeka. Baje rero barabimubwira, ariko Sylvie bitewe n'uburyo yakundaga Iribagiza yataye umutwe, yababaye, yihebye. Uri kubona yuko ari kuvuga ati koko Iribagiza mwaretse tukamujyana kwa muganga, ariko umuryango we urimo mama we uri kumurwanya, bari kumurwanya, ntabwo bashaka yuko bamujyana kwa muganga. Kandi ikindi kintu, Cyusa yaje guhamagara kwa papa Emile cyangwa se na Emile, barangije yataye umutwe arababwira ngo Iribagiza yanyweye umuti ariko ntabwo arasinzira. Disi ntabwo yarazi yuko papa Emile yasobanuriye Emile yuko iyo umuntu anyweye umuti agomba kumara iminsi 3, iminsi 4, hagati y'3 n'4 atari yakanguka. Rero ngiyo akangutse bisaba kwita umuha icyo kunywa, akanywa kubera abamaze igihe kinini atabona cyangwa se atarya. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo ntabwo papa Emile yari yarabibwiye Bacyusa cyangwa se abahungu be Emile na kamarade. Niyo mpamvu ibyo byose byatumye Emile na kamarade basubirayo, bajye kwa Iribagiza cyangwa se iwabo wa Cyusa bamusobanurire. Rero Cyusa uri kubona yuko yagiye afata Iribagiza ndetse aramwinginga akanguke, ariko Iribagiza yanga gukanguka. Yaje kumubwira amagambo y'urukundo, aramubwira uburyo amukunda, arangije avuga ibintu byinshi cyane, ariko Iribagiza yanga gukanguka. Iribagiza yanze gukanguka rero atangira kwishinja amakosa. Mama we nibwo yaje aramubwira ati Cyusa rero uwo mwana w'umukobwa musiga aho ngaho, ube waza ugende. Cyusa aravuga ngo ntabwo arya, azongera kurya Iribagiza yaje mu buzima, kuko uri kubona yuko yameze nk'uwapfuye nubwo ari guhumeka. Mama we yamwiginze cyane, biza kurangira Cyusa avuze ngo uzane ibyo biryo noneho bizane hano ngaha ariho mbirira. Ikintu ushobora kwibaza, se ubundi Cyusa iyo yiyemeza iyo minsi yari kuyimara cyangwa ntabwo yari kuyimara? Rugema rero ndetse na Mukanambara na Fabiola bahize umuhigo wo kwica Iribagiza. Fabiola niwe wabahaye iki gitekerezo cyo kwica Iribagiza, none bagiye bashaka inshinge zimuhitana cyangwa se zimukuraho vuba vuba, none bazizaniye Fabiola ngo ari ujya muri icyo gikorwa agikore, kuko we ntabwo bapfa kumukeka cyane. Kandi urabona mama we cyangwa se urayita mama we, mama Isimbi cyangwa Mukanambara agiyeyo, wabona yuko byagaragara nabi. Rero Fabiola yagiyeyo, ariko ikibabaje n'igishimishije yavuyeyo atamwishe. Kumbi muri cya cyumba aba bagabo babiri cyangwa se babagabo b'intwari kamarade ndetse na Emile bari bamaze kukigeramo. Rero umuntu ushobora kuba yabahaye amakuru ni Kanyana, kuko Kanyana ibintu byose bibera muri ya rugo ababikurikiye. Niyo mpamvu Kanyana bashaka gukundana na musaza wa Iribagiza ngo bibe bakundana, kugira ngo we azamubwire ibintu byose rwa rugo rwakoze, kugira ngo amenye uko abikurikirana.